Bene data ndabasuhuje iki gitondo, reka n'ubundi dufatanyirize hamwe gushima Imana cyane yarinze ubugingo bwacu. Dukomeje kwiga igitabo cy'inama ku mirire n'ibyo kurya, turacyari ku cyigisho cya 20 kitubwira ngo ibirungo umugabane wacyo wa mbere, aho uyu munsi tugiye kureba ingingo ivuga ngo kubikoresha bitera umubiri gucika intege. Ubwo bari kutubwira umugabane wa mbere utubwira insenda n'ibirungo, batubwira uburyo kubikoresha bitera umuntu gucika intege. Hari uwanyandikiye ambaza tese amapavro, beterave n'ibindi yanyandikiye yatese nabyo biri mu byo tugomba kureka. Igisubizo ni oya. Ibivugwa aha ni ibirungo biteje akaga bikunze gushyirwa mu byo kurya ariko bitari ibirungo by'umwimerere. Kubikoresha bitera umubiri gucika intege ni ingingo ya 561. Turageza ku ngingo ya 564 dusubikira aho ngaho. Hariho abantu bavuga ko bizera ukuri, batanywa itabi, ntibanywa ikawa, ntibanywa icyayi, nyamara bakaba baratwawe no gushaka guhaza irari ryabo mu bundi buryo. Bararikira bikomeye inyama n'isosi yayo yuzuye ibirungo. Irari ryabo ryabaye ribi kandi kugeza ubwo badashobora kunyurwa no kurya inyama gusa, keretse zatetswe mu buryo bukaze bwangiza umubiri. Ibyo bikabura igifu, ingingo z'urwungano ngogozi zikaremererwa, maze igifu kikarwana no kwikuraho uwo mutwaro cyashyizwemo. Iyo kibirangije kiba kinaniwe, bigatera umubiri wose gucika intege. Abantu benshi bibwira rero ko ibyo bitewe no gusonza, maze aho guha igifu umwanya wo kuruhuka bongera kurya, bakarya ibindi byo kurya, bikaba nk'ibigabanyije akanya gato runaka za ntege nke. Nyamara uko bemerera guhaza iryo rari niko rirushaho kubasaba byinshi. Insenda zibanza kubaburagaho koroshye k'igifu, ariko amaherezo zikica imyanya yumviriza yakagaho. Amaraso arashyuha, ibyifuzo bya kinyamaswa bigahaguruka, maze ubushobozi bw'intekerezo n'ubwenge bugacogora, bigahinduka imbata z'ibyifuzo bibi. Umubyeyi agomba kwiga ukuntu ategura amafunguro yoroheje nyamara kandi yubaka umubiri y'abagize umuryango we. Abantu bamenyereje irari ryabo kurya inyama uko bishakiye, hamwe n'isosi yuzuye ibirungo ndetse n'ibindi byo kurya bikungahaye ku mavuta n'isukari nka gato n'ibindi bishyirwa mu macupa. Aba ntibashobora guhita bahinduranya imirire ngo bishimire ibyo kurya biboneye kandi byubaka umubiri. Irari ryabo riba ryarangiritse ku buryo batishimira kurya indyo iboneye igizwe n'amatunda, umugati wuzuye n'imboga. Ntibumva ko bakeneye imirire itandukanye n'imirire bimenyereje. Nshuti mukundwa, ibyanditswe biravuze ngo dukurikije umucyo w'agaciro gakomeye twakomeje guhabwa ku byerekeranye n'ubuzima, ntidushobora kujenjekera ubuzima ngo tubeho ntacyo twitayeho, turye kandi tunywe uko twishakiye, twemere gukoresha ibikabura imibiri yacu, ibiyobyabwenge n'ibirungo. Nshuti, nimureke tuzirikane inshingano dufite y'ubugingo buri imbere yacu, bugomba gukira cyangwa kurimbuka, kandi ko ibi bigaragaza ingaruka ikomeye y'ukuntu twebwe ubwacu twita ku kibazo cyo kwirinda. Ni ingenzi cyane ko twebwe ubwacu dukora neza uruhare rwacu kandi tugasobanukirwa neza ibyo tugomba kurya no kunywa n'uburyo tugomba kubaho turinda ubuzima bwacu. Twese dushyizwe ku munzani wo guhitamo niba twemera amahame agenga ivugurura ry'ubuzima cyangwa niba dukurikiza irari ryacu. Nimureke muri uyu munsi mbifurize umugisha w'Imana
kandi umugisha w'Imana unazanwa no kumvira amategeko yayo n'aya ngaya y'ubuzima arimo. Imana ibagirire neza, na hejo mbifurije umunsi mwiza.